Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Ya Diego rero, urabizi ko ntajya nkubwira ibintu by'ubusa. Ikintu naguhamagariye, ndagira ngo nkubaze, mbwira ikintu wumva mu buzima bwawe ushaka. Icyo ushaka, icyo wambwira, icyo nagukorera, icyo naguha cyose. Urumva? Ariko ukarongora umukobwa wanjye. Niyo mpamvu warumbaje ngo ubwire icyo nshaka se. Mbwira icyo ushaka, icyo naguha, icyo nagukorera cyose, ariko ukarongora umukobwa wanjye. Sipasi urumva nawe nkikubwira icyo nshaka kandi nyine nasenze Imana byinshi, ariko ntabwo nagira icyo nshingiraho ngo mpahabwe ibyo ngibyo. Umukobwa wawe rwo wapi kabisa, ntacyo nagusubiza aho ngaho. Kubera iki? Urabizi Diego rwose, urabizi turasengana, ndaba narakuyoboye, urabizi. Ariko uyu munsi mbwira ikintu ukeneye rwose, icyo ari cyo cyose. Ntugire ubwoba, we mbwira. Pastor buriya mujye mutwigisha kwizera. Njye naciye muri byinshi, ndizera cyane. Nizera ko umukobwa wawe azaba umugore wanjye. Ko urukundo rwanjemo ntabwo nigeze ndwihatamo. Umukobwa we yaranze, sanze yarabaye undi muntu. Rero ngewe nk'umukristo ntabwo najya mu gatebo kamwe n'abapagani, kandi biriravuga ngo ntitukicarane n'abakobanyi. Umukobwa we naramwinginze aranga. None yabaye undi muntu se gute? Ntabwo nabana n'umugore w'abandi. Oya, umugore wande, oya rwose ibyo ntubivuge. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nanaguhamagaye rwose. Ngiye no kuvuga ngo umwana wanjye nta kintu na kimwe kibaho gishobora gutuma mushyingira iriya mbwa ngo ni Mike. Ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu nguhamagaye, mbwira icyo ukeneye, kandi biriya byabaye none se biriya nta kibazo. None se ubundi nukubyara, n'ubundi ndabizi ko ugomba gukenera umugore ubyara, kira ni ikimenyetso cy'uko abyara. Nta bintu birenze biri hariya. Nese bariya batabyara se ndibirirwa barira, nibyo nawe Pastor buriya rero nge ntabwo nakwaka ikiguzi, cyangwa ntabwo nasaba ikiguzi cy'uko narongora umukobwa wawe. Kinsabe icyo ukeneye kimbwire. Ntabwo nabishyiramo imbaraga, n'umutima we kandi we azi icyo ashaka. Kuba yaranze kumva ibyo namubwiye ngewe ubwanjye, twarakoranaga umurimo w'Imana, akajya kumvira bariya bajya mu matabi no mu nzoga, byagaragaje ko nyina ntesha agaciro. Ntabwo rero nafata umwanzuro, byaba bigiye kuba ku ngufu, kandi ntabwo nabikora. Oya Diego, ntabwo ari ingufu, turimo turumvikana. Kandi nange ndimo ndakwemerera ko nta kintu uzamburana, urabizi ntacyo uzamburana, ntacyo uzakenera ngo ukibure mu rugo rwanyu. Nzabakorera buri kimwe cyose nzagikora. Ariko nyemerera utwara umukobwa wanjye rwose. Sinshaka ko umukobwa wanjye ajya oya rwose, ntabwo mbikeneye. Kandi nyumva pe,
Pastor ntabwo nkubahutse ni mwe mwatanze uburere ni namwe muzi aho umwana wanjye azagarukira ndetse niyo musinzi Imana ibereke ejo hazaza he. Ni heza ndabizi ndabibona ni heza. Ariko ntekereza ko Imana itabereka ndi kumwe nawe. Ariko hari ahandi hantu buriya nanjye ngomba kubarizwa ntago. None se he ahantu ubarizwa nawe kubizi ko narakuyoboye ubuzima nyine ubamo ndabuzi ko nifuza kuguhindurira ubuzima mu buryo bwose bushoboka nkagukorera buri kimwe wanyumvise koko. Mwana wanjye ni mwiza uramuzi ni byamugwiririye ariko ubundi umwana wanjye nta kindi kibazo yagiraga urabizi. Pastor munyihanganire agarukwanga kumva ibyo umbwiye ariko ngewe ntago byashoboka pe ntabwo nshaka kubyumva. Serious? Pastor twimenyesha ko tubucuti buzahora mu ibyabaye usaba umuntu uranyemerera kuri mugiye ko inshuti mukiyunga nanjye nkaba ndimo nyine kuko se nigeze ngenda twese twasabanye imbabazi harabura iki umubwiye mbone nyine mushayinga hamwe none rugire inama badiye reka mbagira inama ngende mukuru wanjye tugendeye ku bwana uretse gato banze mubwiye umenye ko wagira ngo se we banze unyumve muri ubu buzima hari ibintu bidakinishwa cyane mbere kibaho kidakinishwa amaraso y'umuntu hakumva inama kugiriye unzane yize gusa izuze n'ibyo amaraso n'ibiki bigushaka reka mubwire sibyo turi inshuti turamaniga na Shema byumve amaraso ni ikintu kidakinishwa. Okay, icyo twashakaga twakigezeho sibyo waramutegetse n'ibyo wamugeze biki waramuriye usujye bwo gutwara ubu imbere y'Imana n'umugore wawe nagiye kuzana by'abakore ngo niba ari ndo wango niba ari iki listen ubu sinjye utagiye twajya mu gibinda wanwaye umanzi listen reka nkubwire ibyo ukora byose wibikora ubikoreye Claudia bikoreye karakara kari mu nda uriya ni umwana wawe ni imfura yawe niyo washaka umugore ukabyara n'abana 10-20 uriya azaba ari imfura yawe ntabwo tumwitaye nta kintu kimwe uri kumbwira gutinyuma yawe. Okay, niba ndi gutinyuma yawe kubera uyu munsi ubushuti bwanjye nawe bugire gutyo nzabitekereza wenda ubuki sibyo ushaka nawe ndakugaruka ugenda koze iki nimba njya mbitiranye ugenda koze iki yewe ikintu cyashishetse nini bro byo ni kuvuga ni turire ndabona yigize ipanji ukajya gusura ubundi dusanzwe tuzi ese umuntu aba yarapfa. Okay, byararangiye twasabanye imbabazi murabyemera tukomeza kubifuta kuza kugira mu Rwanda ubu niwe ndi kubaza Shema ahubwo ndi kwibaza buriya y'abantu bagiye kwiyunga Shema buresho ko yaramyinyemereka ntajya benshi hari igihe ababura mu kintu nyine cyo ko n'ibindi yiyunga kiyunga abanyarwanda bakiyunga wazageze kuno akamutume mu rugo watetse neza akakuraza ukamutama urabizi ko njye mba ntitayari igihe cyose n'ibyo mbavuga Shema iri joro nta kuguru ndabizi mu mugongo ntabwo ameze neza Mr. Mama uri ready uramutamwa mbona ntitayari bana amutaye se mukorera iri joro hagiye kuno mukiyunga buriya ko babona nuzasimona kumbuye Petero arakomeye Petero Simona arakomeye Mariya mani cyese ndumuho Simona kumbuye Mariya Nuse mushaka kuvuga iki kuri ibyo bintu byose nini wibeshye sinjumani dushatse kuvuga ngo umupuru kumbuye undi mupuri hari iki umupuri zo yafite umupuri ubwo umupuru kumbuye
reka ukiri mukundira uzi ubwenge njye ikintu navuga ni ikijyanye n'icyo yari amaze kukubwira ufata inshingano nk'umuntu w'umugabo bro ukemera amakosa bro ariko ibyo ari kuvuga nibyo ukemera amakosa wakoze twakoze ibintu byose ari burake nyine mugiye murya manigura uragiranira wamvuze simpunge icyo ushaka guhunga se icyo nicyo kibazo cy'ukuri reka tukubwire gusa ibyo tugiye kubanza uvuge ko ibyo nakubwiye nanjye ubibone ko waretse ngahera ku byawe se nabyo nkabivuga gira vuba ibyawe nizo bikeneye cyane aka kanya fata inshingano aho uzadukenera turahari usaba imbabazi umwana w'umukobwa urera umwana kandi niba mwashutse bino bintu ngo mbigemo ni inama cyane cyane wowe twagushutse ngo ubigemo twaravuga ngo ugende utikingiye twaravuga ngo ugende utakingiye hari uwagutumye ngo ujye gutera inda ese ko yari isugi wagira ngo nikingiye ngo ntabwo ari ibyo mvuga icya kabiri mu bibazo byose mufite ni byiza ko twiyunze kandi turi inshuti ariko kuri njye ntabwo byari bihagije cyangwa se bihagije bitewe n'urukundo nkunda Maya so kuvuga ngo ijoro rimwe ngo nkemurire ibibazo mfite icyo ntabwo aricyo nshize imbere basi njye nisabira ikintu kimwe niba ibintu bishoboka nkuko turi inshuti n'ubundi agenda ajya akora ibintu byiwe ariko basi azinde sinzajya amenya ko byabaye tu ako ni keza ndakeme ari ku ruhande bw'uno musore wanjye cyane umubwire ntabwo nabyemera mwongeye gusubira mu mabanga se mwishyize ku ruhande twese turi inshuti ntabwo tubagambaniriza ibintu uvuze ngenda byemera nimba wemeye ko nyine twaba inshuti biragoye ko umuntu wakunze wahita uzajya ubona nyine akora ibintu nka biriya mbere y'amaso yawe kuko byakubabaza ariko nyine nta bintu ntugabanyifura kambe mbaye akanya garuka okay garuka muhoberane mwisi garuka hano tubaze tubivugeho muhoberane nyine mushiro kumuzi nta ubavangira urumva ndagiye ntabwo insigaye kwigwane ntabwo nari nzi ko ari umusazi yeah so you know I'm sorry too ntabwo nari kuzamura ijwi cyane cyangwa muhakarire birenze ko ntacyo nakuburanye kandi ndagukunda still ndagukunda bose nari mbitabye nari mpamagaye Mike nari nifuje yuko uza ngo tuvugane ariko uranyihanganira ku kiganiro tugiye kugirana gishobora wenda kuba atari ikiganiro umuntu ashobora kuba yaganira n'undi kikamushimisha ariko nta yandi mahitamo urabizi yuko kontra twari dufitanye izarangira ku munsi w'ejo nyine mpamagaye ngira ngo tugiye gusinya indi niyo mpamvu mbaje kukwiseguraho
rero mbere na mbere ndabanza mushimire umukozi mwiza, umukozi w'umuhanga kandi wita ku kazi ke neza kandi ugerageza kubana n'abandi muri sosiyete neza. Gusa nari ngiye gufata kano kanya ngira ngo nkumenyeshe yuko kontra twari dufitanye nta buryo bundi buhari bwo kuba twayirenovera. Akazi karangiye, no kureba uburyo wenda washakishiriza ahandi ho kuba wakorera. So nicyo nari muhamagariye kugira ngo tuvuganeho, kandi ntabwo ari kuri wowe gusa ahubwo no mu gihe gito na bagenzi bawe, nuko igihe cyabo kitari cyagera, ariko vuba cyane ko turazabona aho zirangiye nawe baraza kugukurikira. Mwese mukora nabi. Nabanje kubikubwira, nabwiye ko uri umukozi mwiza w'umuhanga, ariko impamvu tutayinovera kontra nuko akazi wakoraga gasa nkaho karangiye, kereka wenda nyuma twongeye kuba twagukenera twakumenyesha, ariko kugeza muri aka kanya akazi kari karangiye. Niyo mpamvu nagira ngo mushimire ndetse nanakumenyesha yuko akazi karangiye, wenda gushakisha uburyo wabona ahandi waba urimo gukorera. Yeah. Okay, so thank you so much. So ndibaza wenda ubwo nakomeza akazi, ubwo nishimiye gukorana nawe mu gihe cyose cyatambutse. Thank you so much. Kandi amahirwe masa mu bundi buzima bushyashya ugiye gukomeza. Gusa Mike, hari indi offer ihari. Uracyafite kuba wakora ukundi kwezi mu gihe waba ukirimo gushaka ahandi hantu wakorera, mu gihe waba ubishatse, ariko niba hari ahantu dufite wahita ukomereza direct, amahitamo ni ayawe. Ya, ko kwezi ukazaguhemerwa. Sawa. Iga nta kintu ziri bugufasha. Ntacyo zigufasha, ntacyo zihindura. Simana ukwezi boss yampaye kurashize, ntabwo ndabona handi gukora nese bini. Ufite ikibazo ki? Nta kazi ufite, nzaba muri Kigali gute? Nasi inshuti zibereye iki? Mani umugabo arigira mani yakwibura gapfa. Inshuti se nabirangiriza. Uko ko twamenyanye kano kazi kadahari se. Ubuzima tutubaye urabuze. So nyuma y'ibi rero n'ubuzima burakomeza. Kandi ndakeka ko ubuzima butagiye kuba bubikurusha uko bwari bumeze. Cyangwa se uko bwari bumeze mbere yo kazi kazamo. None se shaka ko ari ingaruka mani. Menyesha uko ari ibintu ndi kubona navyo byari karaga kuvuga nahe nataye majugu. Wikiyanga bana. Ubuzima burakomeza nyuma y'ibi byose. Gusa ahubwo ikintu nari ngize ngo wenda nubwire sibyo. Turashaka kandi kazi kandi nta cyabaye, uradufite, ndahari, Maya arahari. So nta kintu na kimwe ubuze.
bavuze ko ubuntu bw'uburokore nka buriya butera umwaku, isugi zitera umwaku, n'umwaku w'iyasu. Mike, uri umuvandimwe sibyo? Nta kintu na kimwe ufite wambwira mani, nyine agaho kari kundi kahinduka, ntabwo wakumva uburemere bw'ibintu ndi gucamo ndi kunyuramo. Erega impamvu ndi kubwumva nuko akanya njye nawe turi kumwe. Ntabwo wabyumva. Tutari kubiha agaciro byose. Turi kumwe uzahora kugeza ryari? Ngiye heza, njye nzahahora. Kimwe nuko ibikubayeho ejo ari njye byakabaye byabaye cyangwa se ejo bikambaho. Inshuti rero ntabwo zibana ari uko ibintu bihari gusa. Ahubwo inshuti zibana no mu gihe ibintu bidahari. Icyo nicyo kimenyetso cy'ubushuti. Mu gihe ntawe ufite, twe tuhafite, tugomba gusangira ibyo dufite. Umwanya uri mu uyu mwanya nanjye nawe ujyamo, n'undi yawe ujyamo. Niyo mpamvu rero utagomba guhangayika kuko uradufite. Ntacyo uzabura, ntacyo uzatuburana, n'ibintu byose tuzabicamo turi hamwe. Rero si wakureka gukomeza wiyahuza inzoga ko nta kintu ziri buze gufasha. Okay, ntari bini. So, ahubwo reka dutekereze. Reka duhamagare Maya. Hamagara Maya ni isindire none nta kintu. Uyu munsi ntabwo twasinda. Asa nusigaje kano kamwe ko nyine hasi. Ntibagira ibibazo. Okay. Ikintu tugiye gukora sibyo? Ikintu tugiye gukora tugiye mu kirori. Tugiye mu kirori. Yes. Twikoze imijosi. Rero tugiye mu kirori. Sibyo? Hello Maya. Niruka. Nandi sikutanye mubiri. Claudia yari. Sivendi kubaza. Claudia yari. Kutansubiza. Mvira mu nzu. Ni wowe ntabwo. Mvira mu nzu. Ntabwo namenye ko ari wowe Claudia. Ni wowe nje shaka. Aha ni wowe utawuko nguko. Anshaka. Claudia. Nakoze amakosa akomeye cyane. Niyo mpamvu bugufi ubundi bayimutse. Sibyo? Bugufi sibyo Claudia. Nakoze amakosa. Nisanze ngiye gukunda n'umwana twite ndamukunda. Usabye imbabazi amakosa nakoze. Nakaracyari. Nyine narakosheje ariko Claudia wambabariye ko ndawukunda na pastor niyo azana imubwira ndawukunda
uri kw'Imana w'ijuru ndagukunda niyo pastor yaza nabivuga ku isoko nkabivuga mu kabari nkabivuga nandi nibagiye nabivuga. Stand up. Haguruka basi wicare hano. Haguruka aho hasi. Ndabyemerewe. It's okay. Nicare hano. It's okay. Mike, quit. Let me help. Yeah, Jesus. I said you to move. What's in the coat? Come on, you're not around. Wava umugore mwiza nakesheje umugore mwiza biraryoha. Mike, ubu nibwo buzima ushaka umuhungu ungana nkawe, umusore ungana nkawe. Imbabazi wazimpaye ntabwo wampaye imbabazi. Ese pastor yenga umubwire ko mukundira umukobwa. Reka pastor amubwire ko mukundira umukobwa. Come here. Hug me, please. Pastor yabyemeye. Yeah. Come for she's. Wakunda ibyo umutima wanjye wose na roho Abanyamaganga. n'umubiri. Abanyamaganga. Umwana ameze neza. ndabwira ko dada mukunda. Ariko byumva. Yego.